Imana irabizi nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona byanze, nubwo ubona urwanywa, nubwo ubona ntanzira, ariko Sawuli Imana iramuzi. Sawuli Imana iramuzi mu kazi ukora, Sawuli Imana iramuzi mu rugo rwawe, Sawuli Imana iramuzi muri situation ubayemo. Ba Sawuli baratandukanye ariko izina ryitwa Sawuli. Imana yacu ni dutabare. Haleluya. Imana rero mwigezeho ibona rwose ntabwo izageza arahita azageza komeza kwihanganira Sawuli. Imana ishimwe. Imvura Imana irangira gusobanura amasengesho. Imana irangira ngo abantu bagabanyije byo gusenga. Hetala wirevome sekiyamambo. Imana irangira ngo abantu irabasezeranya didiye, ikabasezeranya ikababwira ko izabatabara izabagira neza bakorera. Bakavuga okay, Imana yaravuze. Imana yagize gute? Yaravuze. Ndaje nkubwira Imana irangira ngo dore bari n'abanyamasezerano nasezeranye nabo, maze gusezeranya no murabizi muri korari warahinze, mwivuga butumwa urahinga, mu rugo rwawe urahinga, mu kazi mu office urahinga, muri situation zose urahinga, warahinze pe uranatera rwose. Ariko se nyuma yo gutera no guhinga wasubiye urareba wabagariye umugisha wawe. Ese warasenze kugira Imana ivomerere umugisha wawe? Imana irambwira ngo buri muntu ngo basuswe amavuta kwibaza amavuta basuzweho na yawe. Ese wasuswe amavuta ngo David yasusweho? Imana yacu ni dutabara. Amavuta yabaye menshi muri iki gihe, amavuta yabaye menshi mu bantu n'umushumanga, abantu bagiye biha ibyubahiro bagenda biha n'amatitire. Ariko najya nkubwira ngo agenda rurakomeje mama, wikwambura umyambaro y'urugamba ukiri ku rugamba. Urugendo rurakomeje wa mukobwa we, wa musore urugendo rurakomeje, wa mupapa urugendo rurakomeje, pastor mushumba urugendo rugize gute? Rurakomeje. Heyala elabo takuwala bitote Jezi, heyala birevokireski yamandora. Sawuli arakugenza, Sawuli muri kumwe, Sawuli bashaka ko bamwitirana ku ntebe, Sawuli ashaka ko bamwitirana muri office, Sawuli ashaka ko ari umugabo washatse, Sawuli ashaka ko ari umugore washatse cyangwa umwana wabyaye cyangwa imiryango cyangwa uburwayi. Ndajya nkubwire ngo ube maso. Yala Imana ivuganye nawe wa mupapa we, umva ko Uwiteka avuganye nawe wa mukobwa we, wa musore wa mubyeyi we. Hetala wirebo takuwala bitote Jezi, wowe aho uherereye hose umva ko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Haleluya. Mbona bamwe barahinze nyamara bamara no bamaze guhinga baratera ibishyimbo. Maze gutera ibishyimbo hari abarumbije n'abatararumbije. None ongera kuri ya mirima bandi batera ibishyimbo bwa mbere. Bamwe batera ibishyimbo mu mirima ya mbere mpageze sanga ibishyimbo byabo byaragwingiye biratukura. Abandi ngasanga ibishyimbo byabo byabaye neza ariko biraza birirumbira mu nzira. Abaca muri izo nzira bakagenda babikandagira. Muri ibyo bishyimbo bamwe nabona gateyemo inzuzi zibihaza. Izo nzuzi rero zikagenda nazo zikarurumbira mu nzira, zatera urugemwe, zatera igihaza, cya gihaza bakagikandagira. Imana irambwira ngo mu by'ukuri ngo baribaza ati abantu n'abakozi Imana ni mbese bimeze bite? Imana yacu ni dutabara. Umuntu uri mu mwuka w'Imana ariranga. Imana yacu ni ishimwe. Nababwiye ngo isi nibize byose n'ibyo Uwiteka. Yego. Haleluya. Kandi byose iri mu kuboko k'Uwiteka. Imana iri hejuru ya byose. Umuntu akwaka amafaranga gute mu buhe buryo? Isezerano nubwo ari gucana hakomeye, nubwo muri gutambukana hakomeye, nubwo uri gutambuka mu bikomeye, nubwo ureba ukabona ntanzira, nubwo ureba buryo ukabona ntanzira, nubwo ureba amaso ukabona ntanzira, ukabona uburwayi ukwanya uburwayi, ukavuga ngo mbese Imana ikanseri izakira, ukavuga ngo mbese nzabona umushako, ukavuga ngo mbese nzashaka umugabo, ukavuga ngo mbese Imana izankorera ubukwe, mbese Imana izampakaze, mbese Imana izankura muri ubu buzima. Imana iri hejuru y'ibintu byose izabigukura. Mu busabane wafutanye n'Imana muri Afrika, niba ari bwo ugifitanye nawe, ubanze urebe niba ibihe mwagiranaga n'Imana ari byo ugifitanye n'Imana. Nusanga ibyo bihe byaradohotse muri wowe, usaba Imana imbaraga. Abakozi b'Imana baracyariho nimuhumure. N'ubushatse bw'Imana ukabesha ukanyanganya kugira ngo ubashe kuramuka. Ariko Imana yambwiye ngo haracyari ibyiringiro yuko wakongera gupfuka mukagera imbere y'Imana, ukongera ukagirana ubusabane n'Imana, ukongera ugasenga Imana, Imana ikabasha kongera ikakugarukaho, Imana ikongera ikavomerera. Imana irambwira ngo biriya bisimbo birashoboka. Ikaze inshuti z'umusaraba, bakunzi biyobokamana, bavandimwe bene data, wowe ukunda gutega amatwi ugakurikira ukareba, ugakunda kureba ibiganiro ducisha kuri chaîne yitwa Umusaraba TV, tuguhaye ikaze. Amahoro y'Imana nabane nawe, neza y'Imana nikomeho, kandi urukundo rw'Imana nirubane nawe. Dukunda kuzana cyangwa se dukunda kubigisha kubijyanye n'iyobokamana, tukababwira ngo ni mwihane, ni muce bugufi, ubwami bw'Imana buregereje kandi buri hafi.
dufite umuvugabutumwa umukozi w'Imana ari imbere yacu, ari imbere yanyu, namwe muramureba, akunda kuza kubabwira iby'ubwami bw'Imana n'ineza y'Imana n'imbabazi z'Imana no kugira neza kw'Imana. Agira ubuhamya, agira inyigisho, agira impuguro, yabonye byinshi kandi yumvise byinshi. Imana ijya imusura, ijya imugenderera uko bwije n'uko bukeye. Ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, arerekwa, yewe ufite n'icyaha yakurondora, nta mikino. Ubwo rero niwe Imana ihagurukije muri iyi minsi kugira ngo aze abwirize isi. Geze ku rwego rukomeye, yewe muntu w'Imana cyane. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. Abakurikiranye inyigisho zacu z'Umusaraba TV, turagira ngo ubanze utubwire amazina yawe hanyuma tukwakire. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga, ndashima Imana yo kwizerwa, ndashima Imana ko ari yo kwiringirwa, ndashima Imana ko nta kibasha kurwa umugambi w'Imana. Abakunzi b'Umusaraba TV ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndagarutse kandi muranzi cyane inshuti zacu, inshuti z'Umusaraba TV. Amazina n'ubundi ni yanini Kristo bw'Imana. Ndi umukozi w'Imana, ndi umukunzi wanyu, kandi iby'Imana nkoresheje byose ndabikora mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Imana iguha umugisha Clarisse. Nanze kukuvuga kubera ko umuvugabutumwa buriya aba ari umuntu ukomeye cyane, kandi aba ari umuntu ukunda guhagarara imbere y'imbaga y'abantu benshi ababwira ijambo ry'Imana. Iyo yivuze barongera bakumva ko ari wa wundi bari bari kumwe ubushize, bakumva barongera baranezerewe. Clarisse, tuguhaye ikaze ku Musaraba TV. Imana ishimwe. Aha ni mu rugo, murabizi cyane. Aha ni mu rugo, turamenyeranye cyane. Imana yagiye ikora ibyo butwari byinshi kuri mwebwe, kandi ndabizi neza ko abantu mwinshi mwagiye mumpamagara mumubwira amashimwe, namwe bitarakunda neza Imana iraje ibigenze neza. Imana ishimwe. Clarisse, uri umwe mu bakozi b'Imana abantu bakunda gukurikirana kuri chaîne zitandukanye harimo n'Umusaraba TV, kandi isi yose ikuzi nk'umuvugabutumwa bwiza bw'amahoro. Muri iyi minsi Clarisse, hariho ikibazo dufite cyuko abantu bagiye batarara bakava mu buntu bw'Imana, abasengaga bakaba batagisenga, aberekwaga bakaba batakerekwa. Ariko dufite amahirwe ko dugufite nk'umuntu muri iyi minsi utarigeze usubira inyuma, mbese ngo umere nk'abo ngabo. Ufite inyigisho ki? Ufite izihe mpuguro uri guhugura bene data basubiye inyuma, ibirenge bakaba batakiri kubijyana imbere ahubwo babijyana inyuma? Ufite izihe nyigisho uri kubabwira kugira ngo mwongere mufatikanye umurimo nk'uko mwawukoranaga, ibintu byongere bigende neza? Imana yamwijije guha umugisha. Nibyo twarahamagawe, turatoranwa, duhamagarirwe gukora umurimo w'Imana, ariko ntabwo uko Imana yatubwiye ariko twagiye tugenza, twagiye tunyuranya n'ubushake bw'Imana, ariko byose byabituruka ku ndamu n'indonyi cyangwa se no kutanyurwa uko umuntu ari. Bituma rero tuva mu bushake bw'Imana, bituma tuva mu buntu bw'Imana, dusa n'abantu bafite umururumba, tururumbira ibyo mu isi, kandi mu by'ukuri twasanze ko byose data n'ubundi usibye ko kururumba, ariko byose data niwe ubifite. Bene data nabahugura kugira ngo bagarukire aho ngaho, ko icyo nzi neza harimo n'abamaze kubonamo ingaruka nyinshi cyane, ntavuze amazina bazwi. Nagira mbabwire ngo bagarukire aho ngaho, bagaruke mu rugo, kuko data arakeceye ku ntebe y'imbabazi. Yego. Natangiye mbabwira ngo Clarisse ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi, arerekwa, hanyuma mvuga n'akantu ko kurondora. Clarisse, muri iyi minsi abakozi b'Imana bafite ukuntu bari kwigisha ijambo ry'Imana, bakabwira abantu ngo imodoka tugiye Imana irambwiye ngo ibahaye imodoka, Imana irambwiye ngo ibahaye amazu, Imana irambwiye ngo ibahaye amaviza, Imana iravuze ngo ibahaye kadasitere, Imana iravuze ngo ama etage araje, Imana iravuze ngo mugiye kugendera mu ndege. Ariko sindumva umuntu ubwira abantu ngo Imana irambwiye ngo uri umusambanyi, Imana irambwiye ngo uri umujura, Imana irambwiye ngo uri umwicanyi, Imana irambwiye ngo uri ibintu nk'ibyo ngibyo. Uri umwe mu bantu batinyuka ukabwira umuntu ukamubwira uti ihana ubusambanyi. Yego cyane, ni nacyo ngewe ni nawo mwuka mpagazemo, ni nacyo gihe ngewe ndimo cyane. Yego. Ndi gushakira ngo abantu bagire gutende kugabura abantu byo kurya by'ubugingo, kuko abantu babwiye, navuze ngo Imana yarambwiye ngo abantu bayo bafashe uruguma bagenda baruca hejuru. Ntabwo nyirizina bageze ku ruguma nyirizina, bagiye barworosa, bituma uruguma ruboreramo imbere,
rubateramo kanseri. Umuntu urwaye iriya kanseri Imana namwe kugira ngo azayikire biragoranye. Kanseri mu buryo bw'umwuka wera. Ni wa muntu utumva, ni wa muntu udahugurwa, ni wa muntu mubwira iby'Imana ukumva ntabyo, kubera ko kanseri yamaze kumugeramo. Kanseri yahitewe n'abandi bagiye borosa, ari bo nkubwira ngo bajyanywe n'indamu, kubabwira ngo amahoro. Imana yarambwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Iyo ubwiye umunyabyaha ko azapfa, n'ubwira ko azakira, niyemera iby'ibyaha bye. Rero ntabwo mpambanywa na bariya, ahubwo ndashaka kugira ngo ngewe tubanze twoze kiriya gisebe, tubanze tugikande, nikimara gukandika neza kimaze gushiramo biriya byose, tujye twazana umuti dushyireho ubuzima bukomeze. Ariko iriya kanseri yishe benshi, abantu benshi bafite kanseri bitewe n'abagira gute n'abagiye borosa nyine bakorosa ibyaha. Ariko ngewe nje kugira gute, nje kwikandira kiriya gisebe, kuko niko Uwiteka yantumye. Uzabona amafaranga guteka rero. Imana yacu nishimwe cyane. Data yarambwiye ngo isi n'ibyo byose ni ibyayo. Rero nta amafaranga ndayafite ko mfite Kristo uri muri iki. Uri muri rero n'ufite amafaranga. Yego. Muri iyi minsi abavugabutumwa benshi n'abahanuzi, mbese abakozi b'Imana muri rusange, Yesu Kristo Jésus. Ariko ntago ari bose 100%. Bibiliya yarambwiye ngo buriya hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ariko impamvu nari mvuze ku kintu kijyanye n'amafaranga, abo bahanuzi bameze gutyo baravuga ngo iyo uhanuye ibyiza baguha amafaranga. Ariko ngo iyo ubwiye umuntu ngo ni umujura, ngo ni umusambanyi, ngo nta kintu akwihera. None wowe uri umwe mu bantu bavuga ati isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka nibatampa Imana izampa. Ndagushyigikiye, Imana iguha umugisha. Ni ukuri rwose pe, kandi n'abantu badukurikiye bakurikiranye Umusaraba TV bumve ko isi n'ibiyuzuye ari ibyo Uwiteka. Mbese tugiye kugendera muri uyu murongo uvuga ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, dukorera Imana tutarebye hirya cyangwa hino, Imana izaduhemba. Burasa ibyo bishatse kuvuga? Icyo bishatse kuvuga. Imana izaduhemba. Kandi mu buryo numvise nanjye nkunda, buriya ngo Imana ihemba abantu ubugingo, ngo n'ubukire, ngo ni ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Imana iguha umugisha karari. Murakoze cyane. Reka dusengere abantu bagiye gukurikirana ijambo ry'Imana. Hanyuma watuzaniye impamba, cyangwa se abantu bacu wabazaniye impamba, bagiye gutega amatwi bumve icyo umwuka abwira amatorero muri iyi minsi. Reka ngushyire imbere y'Imana, hanyuma utubwire icyo umwuka abwira amatorero. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, uri Uwiteka niryo zina ryawe, kandi witwa ndiho. Uri Imana ivuga bikaba, kandi yategeka bigakomera. Bibiliya yarambwiye ngo ugendera hagati y'abakerubi, izina ryawe nirihimbazwe. Ukicara hagati y'ibitereko by'amatabaza, ukitwa Uwiteka. Iri ni ijambo ryawe tugiye kumva. Umukozi wawe Kararisa ararizanye, agiye kubwiriza isi. Ndakwinginze kugira ngo umwambike imbaraga, ndakwinginze kugira ngo mwagure, mugirire neza kuko uri Imana ikomeye. Reka imbabazi zawe zimurebe, kandi ubwiza bwawe mukayanganeho, kuko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mukoze ikara ryaka ku munwa, harya rindi wakojeje kuri Yesaya. Hanyuma arangurure abwirize ubwoko bwawe. Kandi iri jambo agiye kuvuga turarisengeye kugira ngo abantu bazaryumva, abanyabyaha bakizwe. Mwami Imana Nyiringabo, abanangiwe imitima bihane, kuko uri Imana ivuga bikaba, kandi uri Imana itegeka bigakomera. Uri Data wa twese mwiza, uri Kristo Yesu, uri umwana w'intama w'Imana, uri Yesu. Izina ryawe nirishimwe, kandi izina ryawe nirihimbazwe. Liripaya sisi Yesu, ndagushimiye kandi ndaguhimbaza kuko uri uwera, kandi Mwami Imana Nyiringabo, n'abagukorera bakaba ari abera. Rero turamusengeye, kandi Data wa twese uri mu ijuru, ushobora byose, kandi uri umwami. Mugote, 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 imbere n'inyuma umugote. Ntaba ari we, ahubwo izina ryawe aba ari ryo icyubahiro, kubw'imbabazi zawe ndetse n'umurava wawe. Abaye ari we ubikoze, yagaragara nk'umuntu, ariko ubimukoreyemo waba uri Imana ibikoze. Urakoze kuko ugira neza, kandi usumba byose, kuko uri Imana igira neza, mu izina rya Yesu.
amen. Imana ishimwe. Tuguhaye ikaze. Imana yamuhore guha umugisha Didier, Uwiteka guha umugisha cyane, Uwiteka aguhe umugisha. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana yamuhore baha umugisha cyane. Ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Ndashima Imana ko yo inyemereye kongera kuboneka imbere y'ubwoko bwayo. Ndashima Imana ko inyemerera kongera kuboneka imbere y'imbaga ngari ngana gutya. Ni ukuri Imana ya mu gihugu cyo meze ko nyishimiye. Ndashima Imana ko ngiye kongera icyizere, nkabona ngiye kuboneka imbere y'ubwoko bwayo. Imana yamuhore habwe icyubahiro. Ndashima Imana rero ko ngiye kandi kumpereza ku byo kurya, nje kugabura ubwoko bwayo. Ndabizi neza ko mwamaze gutegura amasahani yanyu kugira ngo mashe gufata ibyo kurya. Ndabizi neza ko imitima yanyu mukanya igiye kwakira ibyo data wa twese Imana yabatekereye. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe rero. Ndasuhuza abakunzi bacu Umusaraba TV aho murere hose mu rugabane yose igiye itandukanye. Ntabwo niro ndondora amazina muri izi nshuti zanjye. Imana ibaha umugisha, ndabashuje cyane. Mwebwe aho muri Amerika, Burayi, Bwongereza, Canada, Ufaransa, ibihugu byose ibyo muri South Africa, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abo muri cyugo cyacu cy'u Rwanda ndabasuhuza. Ndasuhuza rero abakunzi b'Umusaraba TV muherere hose. Imana yamuri kumeze bane namwe kandi Imana ibaha umugisha. Ndagarutse kandi n'igihe Clarisse kubw'Imana ngarutse kubahereza ibyo kurya bitunga umuntu ndetse n'ubugingo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ishimwe rero. Murabizi ko topic yacu yose ari ijambo ry'Imana. Tugiye kubasomera ijambo ry'Imana, tugiye kuba kuri ibyo kurya bitunga umubiri ndetse n'ubugingo. Turabasomera iri jambo ry'Imana muri Samuel wa mbere bice 18 umurongo waho wa 6 turageza ku murongo waho wa 12. Bice 18. Samuel wa mbere bice 18 umurongo wa 6 turageza ku murongo waho wa 15. Samuel wa mbere bice 18 umurongo wa 6 turageza ku murongo wa 15. Ntacyo bitwaye kugira ngo twumve icyo Uwiteka ashatse kuvugana n'ubwoko bwe. Imana ishimwe. Samuel wa mbere Yego. ibice 18 umurongo wa 6 guhera ku murongo wa 6 gukomeza. Yego. Dawidi asingizwa na rubanda. Yego. Ni umutwe w'amagambo. 6 aravuze ngo nuko mu itabaruka rya Dawidi abaru agaruka amaze kwica abafilisitiya, abagore bava mu midugudu ya Isirayeli yose baririmba babyina baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya itatu banezerewe. 7 haravuze ngo muri iryo zisingiza abagore barikiranya bati Sawuli yishe igihumbi, Dawidi yica inzovu. Yego. Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo, aravuga ati Dawidi bamubazeho inzovu, naho nge bambazeho ibihumbi gusa. None se ashigaje iki kandi keretse ubwami? 9 uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Imana yacu nibaha umugisha. Imana iguha umugisha Didier. Imana yamuhore guha umugisha. Ndashima Imana kubwira ijambo topic iri jambo Imana mbwiye ngo je kuvugana n'abanyamasezerano. Imana ishimwe cyane kuba ufite isezerano, ntago bikuyeho kugira gute kuba wahigwa na Sawuli. Imana yacu ni dutabarane, ahubwo iryo sezerano rihagazemo gute. Ndaje mbabwira uburyo cy'Uwiteka Imana ishobora byose agiye kubana nawe kandi agiye kugutsindishiriza. Kandi naje nkumenera ibanga nkubwira uburyo ki strategy zose wakora kugira ngo ubashe kugira ubusabane n'Imana muri aho hantu uhagaze, muri situation uhagazemo. Imana yacu ni ishimwe cyane. Haleluya. Uyu Bibiliya tubwiye ni Dawidi, mwese muramuzi uburyo ki uyu mwana yatoranijwe n'Imana, ntabwo byari byoroshye. Haleluya. Nkuko nawe bitari byoroshye. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
Eya lawi Amen. ebota kuwa rabito tejezira birevokire siri tutererevoma Imana ishimwe cyane. Uyu nguyu Dawidi murabizi gutoranwa kwiwe uburyo ki Imana ibyaha Sawuli yakoraga se cyangwa ibyangwa n'amaso y'Imana Sawuli yakoraga byari byarageze Imana hangaha. Imana yacu ni dutabara. Erega Imana irabizi nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona byanze, nubwo ubona urwanywa, nubwo ubona ntanzira, ariko Sawuli Imana iramuzi. Sawuli Imana iramuzi mu kazi ukora. Sawuli Imana iramuzi mu rugo rwawe. Sawuli Imana iramuzi muri situation ubayemo. Ba Sawuli baratandukanye ariko izina ryitwa Sawuli. Imana yacu ni dutabare. Haleluya. Imana rero mwigezeho ibona rwose ntabwo izageza arahita azageza komeza kwihanganira Sawuli. Imana ishimwe cyane. Muri hangane gatoya hari ibintu Imana ije guhindura, hari ibintu Imana ije gukemura ku buzima bwawe, hari amateka agiye guhinduka mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Bwo bw'Abisiraheli ntabwo bwibushaga uburyo cyo buzataba kubera yuko Sawuli bakoreshaga uburetwa buteye ubwoba. Yabakoreshaga ibyangwa amaso y'Imana. Mbese yarabakoreshaga mu rwego nkuko nawe uri gukoresha uburetwa akakanya. Imana yacu ni dutabare. Ariko Uwiteka ngo amaze kuvuga ngo aritegera bagati ibintu ntabwo nakomeza kubirebera. Ibi ntabwo nakomeza kugira gute ubwoko bwanjye ntabwo akomeza gukoreshwa uburetwa cyangwa se gukoreshwa ibyangwa n'amaso yanjye. Imana ngibwira Samuel ambwira ngo Samuel we haguruka ugende mu bahungu bamwe ba bene Yesayi ugende urende unyimikire mu mwami kuko Sawuli yageze gute yangeze ahangaha. Heya la wire bokireski ya mando jezera birevomisi hari ibyemezo Imana igiye gufata papa, hari ibyemezo uyu munsi Uwiteka agiye gufata ku buzima bwa mukobwa we, hari ibyemezo Uwiteka uyu munsi agiye gufata ku berevokireski ya mando jezera birevomisi mu rugo rwa, hari ibyemezo data agiye gufata. Imana yacu ni ishimwe cyane didiye, hari ibyemezo Uwiteka agiye gufata ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Haya tala wire bokireski ya mando ngo Uwiteka abwira Samuel ati Samuel igihe Sawuli yangeragereje kirahagije, haguruka ugende muri bene Yesayi ugende ujya kunyimikira umwami. Imana yacu ni dutabara. Imana yireba nkuko abantu batareba. Imana ishimwe. Samuel avuga ati biragenda gute? Imana ibwira Samuel ngo Samuel we uzageza ryari kuririra Sawuli? Nanjye ubwanjye yarananiye. Imana yacu ni dutabare. Hari ibintu Imana ije gukura mu nzira, hari ibintu Imana ije kukugiriramo neza. Wowe urarize wararije bihagije mu kazi ubana na Sawuli, mu rugo rwawe ubana na Sawuli, kugeza sero cy'uburwayi murabana, muri situation ubayemo y'ubuzima murabana, ariko umva Uwiteka afashe icyemezo akakanya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo Uwiteka ahamagara Samuel avuga ati Samuel haguruka ugende. Samuel avuga ati se nzagera imbere ya Sawuli nzamugera imbere gute? Imana ibwira Samuel aramubwira ati haguruka ugende nzajyanana nawe, ufata inyana y'umushishe, ufata inyana y'uburiza, ugende ujya kuntambira ibita. Ubwo kujya kuntambira ibita usibye ko abantu benshi mwabigize kiriki mwirwa mubeshya ngo Imana ngo yabwiye Dawidi ngo agende ngafate na urabeshya. Ni Imana bivuganye nawe. Imana yacu ni hafi cyubahiro. Samuel ngo arahaguruka aragenda nkuko Uwiteka yamutumye. Mu by'ukuri yageze kwa Yesayi, yageze mu rugo iwe. Mwese ndabizi ko neza muhazi kandi mwarabisomye murabizi neza, ariko ijambo ry'Imana rihorerisha ku mwana w'ubugingo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo akihagera bakora iby'imisi bikuru bagera mu gihe cyo kugira gute cyo kwimika. Imana yacu ni dusaba. Ndashima Imana itareba nkuko abantu bareba. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana itareba nkuko abantu bareba. Imana yacu ireba nk'Imana. Imana yacu ikora nk'Imana. Haleluya. Nawe ureba ahantu wicaye buri hari abaruhakwera. Buriya ngo nibushumba wari ikwiriye. Urebe urugamba warwanye. Urebe situation waciyemo. Buriya mama uriya rugo rwicayemo. Yahataye imbaraga z'Imana ishobora byose. Haleluya. Babinadamu bari bahari bari aho ngaho. Kari akazi bicayemo urabizi neza uburyo cyo wakagezeho. Imana yacu ni ishimwe cyane. Ntabwo Imana itoranya nkuko abantu batoranya, nta nubwo Imana irira nkuko abantu bareba. Imana yacu ni ihabwe cyubahiro. Bari abahungu ba Yesayi bari baratoranijwe. Bibiliya yambwiye yuko bari abahungu beza cyane kandi uko niko kwari kuri, ariko Uwiteka utareba nkuko abantu bareba. Imana yacu ni dutabare kandi duhabwe cyubahiro. Bivuze ngo rero Dawidi we ntabwo yarazwe muri uwo muryango murabizi neza kuko uwo mwana yari ajyanywe mu ishyamba kuragira kuko byanga byakunda. Hariya se bari banamujyanye ni nkaho baravugaga hariya rwose pe nta buzima bwari buhari kuko isaha n'isaha Dawidi yari kuhagwa. Nubwo watawe, nubwo wibagiwe, nubwo imiryango yaguteye, nubwo bana bose. Haleluya. Amen. Aravuga ati se abantu nje kugemurira bimeze bite? Kuki bihishe habaye iki? Mana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Kuko yarahagaze mu budahangarwa. Ariya mavuta Samuel yamumenyeho yamusutseho yari afite iyindi shusho, yari afite undi mwihariko. Imana usibye ko abantu bo muri misi ngo bumva ngo basutswe amavuta kwibaza amavuta basutsweho na yawe. Ese wasutswe amavuta ngo Dawidi yasutsweho? Imana yacu ni dutabara. Amavuta yabaye menshi muri iki gihe. Amavuta yabaye menshi mu bantu n'umushumanga abantu bagiye biha ibyubahiro bagenda biha n'amatitire. Ariko najya kubwira ngo amavuta Dawidi yarasutsweho. Imana ishimwe. Haleluya.
haleluya yarakubye ayoba ziriya ngabo zose yaziriya ngabo zose z'Abisirayeli bari barasutsweho. Imana yacu ni dutabare. Birashobora kuba basutsweho n'umuntu ariko Dawidi yasutsweho n'Imana iri hejuru ya byose. Ngo atiyagera avuga ngo mbese ni iki cyabaye aha ngaha ko abantu mbona bagiye mu myobo bakuru we ngo bahita bava mu myobo mu munyaga barimo nk'inyaga baravuga ngo mbese akane ko kaje kugira gutaha ngaha akakaje kuvuga ubusa aha ngaha ibiki mbese bagafata gutyo. Imana yacu ni dutaba. Nubwo usuzugurwa papa, nubwo bagusuzugura mu itorero, nubwo pasiteri bagusuzugura, nubwo baguca amazi, nubwo ndabizi neza bagusuzugura kubera yuko nta ereweje zirebere vome sikyamando nta mbese hari ukundi kuntu bagufata. Ariko umva kwiteka Imana avuganye nawe, ni wowe ugiye kurebere vakire sikyamando, ni wowe ugiye kureje zirebere vome sire, ni wowe ugiye gukora umurimo w'Imana mu byo gukorera Imana. Imana yacu ni habwe cyubahiro. Bibiliya yakomeje kuvuga ibya Dawidi, byagezeho Dawidi nyine aza kwivugana mu Filisitiya. Izina ry'Imana yacu rihabwe cyubahiro. Aba bagore rero ngo baragira gute baba barahagurutse bava mu murwa baravuga ngo nukuri Imana yacu nishimwe cyane ngo Sawuli baramutaka nyine bimaze gukunda bimaze kumera neza Dawidi amaze gutsinda. Baravuga ngo Sawuli yishe uduhumbi ngo ariko Dawidi yishe iki yishe inzovu. Umvi ishyari ryose rituruka. Imana yacu ni dutaba. Ari Dawidi yaravuga ati ubwo nishura mu Filisitiya ahari Uwiteka agiye kungirira neza. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo heya la wire bokiresti yamando era birevokire sidi tuterere vome. Urugendo rurakomeje mama, wikwambura umyambaro y'urugamba kiri ku rugamba. Urugendo rurakomeje wa mukobwa we, wa musore urugendo rurakomeje, wa mupapa urugendo rurakomeje, pasiteri mushumba urugendo rugize gute rurakomeje. Heya la elabo takuwa la bitote Jezi heya la birevokire skiyamando la bitote rebelevokire siri tutere mando. Urugendo rurakomeje. Dawidi hari aravuze ati ubwo bigenze bita ahari ndahita mbona bwa bwami ahari leta bikunda ariko Mana ishobora ibintu byose. Niyo mpamvu nawe ni ugeze mu kazi umaze kugahabwa uravuga ngo Mana ushime usoje iki usoje isezerano ugakora ukwezi kwambara ukwezi kwa kabiri gatangira guhirwa ukavuga ati ese ni Imana yavuze Reretala erabota kuwara bitote jezirebere vome sire. Niyo mpamvu yibona ugeze mu rugo rwawe nibazo semana ni wavuganye nanjye. Niyo mpamvu yibona umaze igihe kirekire utabyara no kubona urubyaro ukabase ni wavuganye nanjye. Dawidi ngo yaravuga ko nyine byarangiye kuko isezerano yumvaga ko ryasoye sibyo se Didier yumvaga ko ryasoye amavuta yasutsweho yumvaga ko byagize gute byahuriyemo. Imana yacu nishimwe cyane. Wa mukobwa ndagira ngo ubwire ngo ube maso, wa mubyeyi nawe ube maso, ube maso. Urugendo ruratsari rurerure kuko Sawuli ngo akimara akantu kumva abantu bavuze mukazi urabizi ariko uziko abana kurwanya ngo nukukora ngo cyane uri kungubundi wowe ngo cyagutwikanisha uko yako ngurakora ngo cyane none se wowe uzi cyakujyanye. Imana yacu nije utabare ariko urahirwa kubera yuko hari icyo Uwiteka yavuganye nawe. Imana yacu nishimwe cyane ngo Sawuli ngo akanugeta kamwijamo uravuga ati ni kubera iki Dawidi bavuze ngo ngiye ngo nishenwe inzovu ngo duhumbi ngo none ngo Dawidi ngo yishe inzovu. Ishyari ritangira guhaguruka aho ngaho Sawuli sasa ajyakomeza guhiga nde Dawidi. Ndajya kubwira ngo ntiwirare muri office wicayemo ntiwirare. Mvuze mu matitiri yose uwuriwe wese ndabizi neza ko tujya duhura namwe tujya duhura namwe kandi muri abakomeye ndabizi bamwe na bamwe ariko najya nkubwira ngo ntiwirare ngo wageze yujya Sawuli muri kumwe. Imana yacu ni dusabare. Sawuli arakugenza Sawuli muri kumwe. Sawuli bashaka ko bamwicarana ku ntebe, Sawuli ashaka ko bamwicarana muri office, Sawuli ashaka ko ari umugabo washatse, Sawuli ashaka ko ari umugore washatse cyangwa umwana wabyaye cyangwa imiryango cyangwa uburwayi. Ndajya nkubwire ngo ube maso era bitoterebere vokire skiyamando ube maso. Ngo Dawidi biramucanga aravuga ati ngaho rero ryasezerana Imana yasezeranye nanjye. Imana ishimwe. Ndashaka kubabwira ngo Dawidi yagezeho aravuga ati rero ndabona ibintu by'Imana rwose bikomeye cyane. Ngo Dawidi ngo yaje gushakisha Samuel arimo asengera n'abandi bana b'abahanuzi. Dawidi ngo aravuga ati Samuel we ndaje ndapfu ariko Mana we aramubwira ko ndaje nje kukubaza ngo mbese Samuel mwana wa mama mbese amavuta wasutseho aho samaranga mutima yawe. Mana yacu ni duta. Ndajya mubwira ngo abantu bageze mu gihe Dawidi yarageze mu iki ngiki nukuri mbasaba imbaraga zo gukomera. Imana yacu nishimwe cyane. Ni mwambara imbaraga zo gukomera Uwiteka aje gutabara. Hariya hari mu rugamba rw'amahina Sawuli yahise amuhiga uhereye uwo munsi. Sawuli amugabaho ibitero, Sawuli amushyiraho ingenza. Sawuli aravuga ati ibintu biba ntabwo uzambana umwana ngaho ibaze mu by'ukuri kugira ngo byari ngombwa ko bisa n'ibyari byarangiye yagombaga kumutoza iby'ubwami akamwereka uko bizagenda ariko niwe wawe wa mbere kumuhiga. None se uguhiga kugira ngo ari kure yawe abanzi bari ntabwo bari kure yawe
banzi bawe muragendana, banzi bawe muri kumwe, muri ofisi muricaranye, mbese mu murimo w'Imana ukora muri kumwe, muri korali muri kumwe, mushumba, mu pastor, mu bishop muri kumwe, abo ngaho ni bene so nabo. Ngo Sawuli akomeza guhiga Dawidi, ariko uyu munsi Uwiteka Imana akurebere vokelesti ya mando rabitotejezi. Imana yongeye kukuzanira ijwi ryayo. Ahari papa wari umaze n'isutuma ijwi ry'Imana, wa mubyeyi umaze n'isutuma ijwi ry'Imana, wa mukobwa wa ijwi ry'Imana hari wari umaze igihe utaryumva, ariko umva Uwiteka Imana avuganye nawe. Dawidi arimo ahirwa na Sawuli, yarasengaga ijwi ry'Imana ntaryumva. Yiri mu ishuri ntabwo ijwi ry'Imana uryumva, iyo uri mu kigeragezo ntabwo uryumva, n'ukuri ahubwo usigara ubona ibintu bidafite umumaro biri aho ngaho bije kukwica. Dawidi ngo iryo jwi ry'Imana ntiyigera kuryumva, nkuko wasanga umuhanuzi ukaza kwamaza atariko kararisa ko Imana yavuganye nanjye gutya. Ni Imana yavuze cyangwa siyo? Mbese ngo Dawidi agenda asanga Samweli ku musozi, garamubaza ati ko Samweli we, aya mavuta wansutseho mu by'ukuri usize babi na Dabu ugasiga bari abene mama bose, kubera iki wansutseho amavuta kugira ngo ambere ikigeragezo aho nari nibereye mu ishyamba ko nuko ntacyo nari mbaye? Kandi namwe disi niko mujya mutubwira, niko mujya muvuga n'ukuri, muravuga ati twikibere hariya, Imana itaravugana natwe ntacyo twari tubaye. Dawidi ngo aragenda abibwira Samweli, Samweli ngo atsimara kubyumva ijwi ry'Imana ihisha Samweli, ntiyamubwira, nta n'ijwi Samweli ngo yigeze kumva. Samweli ngo yaciye mu maguru, yaciye kuri Dawidi gato, yaragenda asa n'umubererekeye, kuko ibyo yaramubwiye yumvaga ari byo. Kuba mu by'ukuri nawe ibaze kugira ngo Imana ikwimike ngo ube umwami, aho kugira ngo ube umwami uhigwe, kandi mu by'ukuri intsinzi yari yarinayigezeho. Kugira ngo yicire mu Filisitiya ntabwo byari byoroshye, kugira ngo yicire mu Filisitiya abandi bose babaga mu myobo baratinye. Imana yacu ni dusaba. Ese wagira ngo Sawuli agira isoni we? Ntagira isoni kandi ntanahatinya. Sawuli arabizi rega nubwo aguhiga, arabizi neza ko ari Imana yaguhamagaye, arabizi neza ko Imana yavuganye nawe mama, arabizi ko Imana yavuganye nawe wa mupapa we. Yalawi ebo takuwa rabitotejezi. Mushumba Sawuli arabizi neza ko irankona ari Uwiteka wayiguhaye. Niyo mpamvu akurwanya ibyo yakoreraga Dawidi, suko atarazi ko Imana ari yamuhamagaye, suko yarabonaga ko Imana ibikoresheje ubutwari. Nawe ubwe ngo yamuhaye imyambaro y'urugamba, ngo aramubwira ngo niyambare za ifode n'ibindi. Arambwira ati reka ibi ntabwo mbimenyereye mu mugamba, jewe Imana iri muri je irihagije. Rere talawire bota kuwa labito tere berefokire ski amando jezira berefokire siri tuterereze detail. Haramubwira ngo ibiri muri je birihagije. Singombwa izo ntwaro zikomeye, singombwa inkota, singombwa za ifode, singombwa iri muri je. Didiye iri muri wowe ugize gute? Irahagije. Imana ishimwe, Imana ikorera muri twe, Imana ifugira muri twe, Imana idukoresha iby'ubutwari irihagije. Imana yacu ni ishimwe cyane, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana iri hejuru y'ibintu byose, ni Imana yo kwirengerwa. Iyi Mana mvuga ni Imana twagiye dutambukana no twagiye tuyibona. Ngo Dawidi rero Sawuli ibyo yamukoraga byose suko yarabyobewe, yarazi Dawidi wari we, kuko yaramaze no gukoresha no gukora iby'ubutwari bose bareba ibyabananiye byose, amaze kwicura mu Filisitiya n'amateka akomeye cyane. Yagombaga guca bugufi akamutoza iby'ibwami, ariko yabaye wa mbere kumuhiga. Ngo Dawidi amaze kubaza Samweli ngo aravuga ati rero ibi ndabona ntabone ko mbikemura, ahangaha byo ni ikibazo gikomeye cyane. Samweli ngo atsimara kugenda, Imana ihita ica mu bana b'abahanuzi, batangira guhanurira Dawidi. Baramubwira ati umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe, kandi ndimo ndaguhanurira. Haleluya! Imana ishimwe. Umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe wa mupapa we, umva uko Uwiteka avuganye nawe wa mukobwa we, wa musore wa mubyeyi we. Hetalawirebo takuwa rabitotejezi. Wowe aho uherereye hose umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Haleluya! Uzaba umwami. Iti Imana yagusezeranije n'ubundi izagisoza mu izina rya Yesu. Baramuhanura nubwo atumva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Ati Uwiteka arakubwiye ngo ninjye Uwiteka waguhamagaye. Heta la wirevome sikiyamando, heta kuwara bitotejezi rebelevome sire. Nguhamagara mu mazina ngukuri yo ngiyo, ngukuriro de na ubanze urebe umuntu Uwiteka yagukuye. Ubanze urebe mama, ubanze urebe mukobwa we wa papa, ubanze urebe. Ureba hano Uwiteka yagukuye aho ngaho mu ishyamba. Ishyamba rero ni ishyamba ariko ribamo ibitandukanye. Ishyamba Imana yankuyemo ntabwo ari ryo yagukuyemo. Uwiteka ngo baramubwira ngo ninjye Uwiteka Imana yagukuye mu ishyamba, gutandukanya n'abiriya bisimba byari mwagendaga munyuranamo. Ni njyewe Imana ishumba byose yakumenyeho amavuta. Ni njye wavuze ko uzaba umwami ugasimbura Sawuli kuko Sawuli yarananiye. Ni njye Uwiteka uvuganye nawe ngo icyo nagambire gukora nzagikora, uzaba umwami. Imana ishimwe. Didiye icyo Imana yavuze ni ukuri ku buzima bwa kakanya. Uwiteka akoresheje itegeko erawire bokiresi yamando jezira birefome sire, uzaba umwami mu izina rya Yesu. Haleluya! Uwiteka Imana nashimwe kuko ari nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Imana yacu ni dutabare. Sawuli ngo aza kumenya aho Samweli ntuza Dawidi aherereye. Sawuli ngo yohereza ingabo za mbere ngo zihageze ni ukuri zimara kwagera umwuka w'Imana wahise ugota uwo musozi. Ariko Mana ndashimira Imana aho hagaze Uwiteka hagote mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane ngo bakihagera baza kuguhiga bahita buzuye umwuka bera n'abaguhanuriye mu izina rya Yesu. Ngo bake wa undi barimo ugusinyira dosiye kukwirukana ku kazi, najya kwandika nuyandike Yesu
Imana ishimwe cyane. Wa wundi wari wamurozi wari wasinye kutazaho uyu mwaka, ni ukuri uyu mwaka urenge mu izina rya Yesu. Wa wundi wari warasinye kutazabona urubyaro, uyu mwaka Imana inyuranyije biye n'iminsi mu izina rya Yesu. Ngo bakihagera umwuka w'Imana ahita bafata, ngo bose baravuga ati nukuri ubuse wavanga ukajya he. Haleluya we. Imana ishimwe. Ngo bahita bavuga ngo nukuri kwibera kuri umusozi ahubwo ntako bisa. Sawuli ngo yohereze za kabiri za gatatu, ngo bwa kana avuga ati urabona kugira ngo abantu bansuzugure. Atihagera nawe Bibiliya yarambwiye ngo Sawuli we yahanuriye Dawidi yageze gute yambaye ubusa. Baramubwira ngo Dawidi mwana wanjye uzaba umwana. Anishi Rere talawi ebota kuwara bitoteje zirebere vokire siri tutererezo resa. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Didier ni ukuri Imana yo mu ijuru igiye gukoresha abanzi bana. yego. Haleluya. Sawuli ngo atsagera umwuka w'Imana uhita umufata. Erega umwuka w'Imana uri muziranenge biribwiriza. Bundi bavandimwe shiti z'umusaraba. Aje gutara umuntu wamamagaye uri muri Amerika. Aravuga ati Christ ibintu birakomeye cyane. Ati twahamagaye umuntu rwose gutya runaka. Turamuhamagara turamuga ati mukozi Imana dusenge. Ngo yatababwira ati 200 ingahe hafi aho ngaho. Ngo baribaza ati abantu n'abakozi Imana ni ibintu bise bimeze bite. Imana yacu nidutaba. Umuntu uri mu mwuka w'Imana ariranga. Imana yacu nishimwe. Nababwiye ngo isi nibize byose n'ibyo Uwiteka. Yego. Haleluya. Kandi byose iri mu kuboko k'Uwiteka, Imana iri hejuru ya byose. Umuntu akwaka amafaranga gute mu buhe buryo? Haleluya. Ngo Sawuli akigera imbere ya Dawidi ahita ati mwana wanjye Dawidi uzaba iki? Uzaba umwami. Urumva Imana itari hejuru y'ibintu byose. Ariko mwagiye mukunda ijambo ry'Imana, mukizerera mu ijambo ry'Imana, mugakirizwa mu ijambo ry'Imana, mukabahohera muri ryo, mukagirirwa neza n'Imana mu ijambo ry'Imana. Imana yacu nidutaba. Mukareka gukomeza kumva birahahanze mukabitera umugongo, ahubwo mugakurikirana icyo Imana yavuganye nawe. Imana yacu nidutaba. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Imana yo mwijuru ko Amina. Musozi. Samuel yagarutse asanga ibintu byasobanutse. Dawidi ako kanya ngo Sawuli yahise yuzura umwuka wera. Imana yacu nidutabare. Haleluya. Imana yacu ihesha icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire nashatse kubabwira ku kintu cy'isezerano. Isezerano nubwo ari gucana hakomeye, nubwo muri gutambukana hakomeye, nubwo uri gutambuka mu bikomeye, nubwo ureba ukabona ntanzira, nubwo ureba uburyo ukabona ntanzira, nubwo ureba amaso ukabona ntanzira, ukabona uburwayi ukwanya uburwayi, ukavuga ngo mbese Imana ikanseri izakira, ukavuga ngo mbese nzabona umushako, ukavuga ngo mbese nzashaka umugabo, ukavuga ngo mbese Imana izankorera ubukwe, mbese Imana izampakaze, mbese Imana izankura muri ubu buzima. Imana iri hejuru y'ibintu byose izabigukuramo mu izina rya Yesu, kuko twasenze Imana ishobora ibintu byose. Imana yacu nishimwe. Twagiye tubona Imana itambukana natwe, twagiye tubona Imana irema ibitariho, twagiye tubona Imana inyuranye ibihe n'iminsi, twabonye Imana isumba ibintu byose. Imana yageze Betaniya, Imana ishimwe cyane. Mu birorero byo kwa Lazaro biramenyekana, yinjiye mu nzu yo kwa Yayiro biramenyekana, igeze Reberevo Kireski Amando Jezera Berevome muri Egiputa, izina ry'Imana rihita rihabwa icyubahiro. Iyi Imana twiringiye n'Imana iri hejuru y'ibintu byose. Imyaka 100 n'isezerano Abisirayeli bari bafite byuko bazataha, ntabwo yari imyaka yoroheje nkuko nawe ufite iriya myaka uvuga ngo Imana kuvuga ngo nzagutabara nzabana. Iyo ni Imana yavuze. Ahubwo uhagaze utaka kanya ubanze wikontorere wirebe uvuge ngo mbese Imana urambona utaka kanya, ese aka kanya ko kurambona ute? Ubanze wigenzure n'umutima n'amabawe. Niba wumva waracogoye, niba wumva waranabutse, niba wumva waracitse intege, ubwire Yesu yongera kugarukeho, yongera gusubizemo intege, yongera azabana nawe muri mbese. Kubera yuko ibintu byanivanze byagiye bibacanga kubera abahanuzi bo muri iminsi n'abakozi Imana utamenye ukuntu bimeze, namwe mwaracanganice mu mutwe neza birabacanga. Ntago mwumva ngo turasengera iki, ntago. Ariko hari Imana yavuganye nawe mama, hari Imana uko byasa kose, hari Imana yavuganye nawe ubyibuke, hari Imana ubwayo nawe yayira kwisangiye, ubwayo Imana yavuganye nawe. Abantu benshi bari mu bihugu by'Uburayi, Amerika, ndabizi neza abantu benshi muri Amerika mwagiye Imana yavuze, mwagiye mubona amaviza Yesu yavuze, ariko uhageze ubona ibitandukanye n'iby'Imana yavuganye nawe. Ndagutangaza nkubwire ngo nukuri Uwiteka Imana iri hejuru ya byose avuganye nawe, ngo ibyo yavuganye nawe no kubisoza aje kubisohoza. Imana yacu ni dutabare. Icyo usabwa gusobanura ushaka ubwami bw'Imana muri wowe, ubanze urebe ubusabane wafutanye n'Imana muri Afrika, niba ari bwo ugifitanye nawe. Ubanze urebe niba ibihe mwagiranaga n'Imana ari byo ugifitanye n'Imana. Nusanga ibyo bihe byaradohotse muri wowe, usaba Imana imbaraga. Abakozi b'Imana baracyariho, ni muhumure, turacyari ku bwanyu. Hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nukuri turacyari kandi turi mu kazi. Nta mafaranga ntayo. Yesu yadutumye tutuma nta feza nta nizahabu, nta feza nta nizahabu tubatse. Icyo dushaka n'ubwo bugingo bwanyu. Imana irashaka ubugingo bwawe mama, Imana irashaka ubugingo bwawe papa. Nta kindi Imana ishaka, irashaka wowe kugira ngo uve mu bidatunganye, uve mu byangwa n'amaso y'Imana. Nawe kandi bihagazemo neza, wumva neza, utegereje Imana kwisezerana asezeranye nawe. Ndagira nkubwire ngo ukomere Uwiteka aje kwiheje icyubahiro kandi aje kugutabara hagusanze mu izina rya Yesu. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Mwakirere ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha rero. Ntabwo nyanze imbere ya kamera ntafite ubutumwa cyangwa ntafite SMS zanyu. Imana yacu nishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo mube maso kandi mwirinde, kuko narababwiye ngo uje we ntabwo atinze.
umunyamakuru wanjye ajya akunda kumbaza atari ko ibintu by'umugoroba buri munsi umugoroba nyine nibwo bimeze ubundi umunyamwuka neza umuntu uri mu mwuka w'Imana wese muri iyi minsi turi ku mugoroba saa 12 n'igice turinda kwegereza igicuko ndajya kubwira ngo urimo uragenda utaka kanya ese itabaza ryawe urarifite ubanza wisuzumure avuga ngo ubanza urese undacyafite itabaza Imana yacu ni dutaba turi mu bihe bya nyuma turi mu bihe abantu bese turi ruhije umugenzi Imana iri kunyereka ibintu bitangaje nkumirwa ndabona abantu bameze nk'iki se abantu baradamaraye abantu sinzi ibyo barimo ariko Yesu araje Imana yacu ni dutaba Imana nyiretse abantu benshi bafite imirima didiye Imana nyiretse abantu benshi bafite imirima naragiye nabonaga ngo ndi mbona bamwe barahinze bamara no bamaze guhinga baratera ibishyimbo maze gutera ibishyimbo hari abarumbije n'abatararumbije nongera kuri ya mirima bandi batera ibishyimbo bwa mbere bamwe batera ibishyimbo mu mirima ya mbere mpageze sanga ibishyimbo byabo byaragwingiye biratukura abandi ngasanga ibishyimbo byabo byabaye neza ariko biraza birurumbira mu nzira abaca muri izo nzira bakagenda babikandagira muri ibyo bishyimbo bamwe nabonaga hateyemo inzuzi zibihaza izo nzuzi rero zikagenda nazo zikarurumbira mu nzira zatera urugemwe zatera igihaza cyagihaza bakagikandagira Imana irambwira ngo mu byukuri uzi ko abantu benshi batazi ibyo uzi ko wasenze Imana muko wa mubyeyi uzi ko wasenze Imana wa mupapa uzi ko wasenze Imana ni ukuri uzi ko burya mwasenze Imana ratu uzi ko burya mwanahinze ahubwo si byo wahinze ubimeze bite ese wari bwajya gusura umurimo ngo urebe ko umeze ibishyimbo byawe uzi ko bimeze Haleluya Imana irambwira ngo impamvu bira bisimba byagwingiye Didier biko yambwiye yego Imana irambwira ngo impamvu bira bisimba byagwingiye bikabura uruteja bikabura ururabo nukubera yuko nta mvura byigeze bibona Imana ishimwe nta mvura byageze gute nta mvura byabonye imvura Imana irambwira ngo isobanura amasengesho Imana irambwira ngo abantu bagabanyije byo gusenga hetala wirevo mesekiya mambo Imana irambwira ngo abantu irabasezeranya Didier ikabasezeranya ikabwira ko izabatabariza bagira neza bakorera bakavuga okay Imana yaravuze Imana yagize gute yaravuze ndaje nkubwira Imana irambwira ngo dore bari n'abanyamasezerano nasezeranye nabo maze gusezeranya no urabizi muri korari warahinze mwivuga butumwa urahinga mu rugo rwawe urahinga mu kazi muri office urahinga muri situation zose urahinga warahinze pe uranatera rwose ariko se nyuma yo gutera no guhinga wasubiye urareba wabagariye umugisha wawe ese warasenze kugira ngo Imana ivomerere umugisha wawe Imana irambwira ngo buri muntu wese imyaka yawe cyangwa se ibyo wateye cyangwa se ibyo wahinze bizavomererwa n'ubundi byasengesho wasengaga hari isengesho aribwo yabikubwiriye kanyarira ibikubwirira kizabonwa ibikubwirira mu itorero uri gusenga ibikubwira mu cyumba cyawe ariko ntago wagize gute ntago wakurikiranye iby'umurima wawe waracogucika intege Imana yacu ne dutabare muri uko ko guhinga urabizi Didier iyo umuhinzi ahinze aratera urumva bajya bavuga ngo sinzi ukuntu baca umugane hari uyu hinze ntabwo ari kuhita usarura si byose urategereza ko bimera ukazajya kubagara n'iki hari naho hari gihe hajyamo hazamo inzara si byo inzara rero yarajemo hazamo akantu kakayara ariko wa muhinzi ntiyihanganira yanzara si byose atihangane yanzara aracogora hamaze gucogora aragabanuka ibe byo gusenga Imana irambwira ngo ibyo gusenga byaragabanutse muri we Imana irambwira ngo nibongere basura imirima yabo ahari Didier hari bira bisimba nubwo byarabye nubwo byakubiswe n'izuba ariko haracyari ibyiringiro si byose etala erebo heyala wigeze irebere fokires ya mambo Imana irambwira ngo haracyari ibyiringiro mama haracyari ibyiringiro wa mukobwa we nubwo wirwanira ugaciye ubusamo nubwo wirwaniriye ugakora ibyango n'amaso y'Imana ugira ngo wenda wirengere iry'ijoro rimwe hetala kuko wanze gutegereza ibyabira bisimbo kuko wanze gutegereza ibyuriya murima ukanyuranya n'ubushatse bw'Imana ukabesha ukanyanganya kugira ngo ubashe kuramuka ariko Imana yambwiye ngo haracyari ibyiringiro yuko wakongera gupfuka mukagera imbere y'Imana ukongera ukagirana ubusabane n'Imana ukongera ugasenga Imana ikabasha kongera ikakugarukaho Imana ikongera ikavomerera Imana irambwira ngo bira bisimbo birashoboka ko Didier nubwo atabona umusaruro ukwiriye nkuko yari kweza ariko ntihaburamo na dukeya tuzamutungirira Misiri imbere kugira ngo azabone imbaraga zo kongera guhinga ibindi umunyabwenge abyumve kandi nimutajya munanura ariko mujye munampamagara mudusobanuze mujye mutwereza mujye mwandika amakomentari menshi utumva ikintu dusobanuze kuko nicyo tubereyeho Imana yacu ni habwe cyubahiro sasa rongera no muri babandi b'ibishyimbo byiza banamanaga baranabishingiriye ari ibishyimbo bigeze mu gihe cy'ururabo yego warahinze muko muri korari warahinze mushumba mu itorero warahinze muvuga butumwa warahinze mbese mu rugo rwawe warahinze wa mukristo warahinze ariko najya nkubwira ngo nawe urarangaye Didier uzi ko barangaye uzi ko barangaye we nukuri dore bararangaye Imana irambwira ngo bararangaye Imana irambwira ngo bararangaye cyane impamvu barangaye reka nze nyikubwire Imana yagusezeranije akazi mu byo kuri reba abashomeri bari hanze akuntu bangana
urebe abantu Imana yakenyurije kugira ngo igukenyeze, urebe abantu Imana yakenyurije muri office kugira ngo wicare kuri iriya ntebe, urebe abantu Imana yakenyurije kugira ngo ubone urugo, urebe abantu Imana yakenyurije kugira ngo Imana iguhe urubyaro, urebe abantu Imana yakenyurije kugira ngo ubone ukiri iriya ndwara ya kanseri na diabete na ziriya ndwara zose z'abarozi, urebe abantu Imana, urebe itamba Imana yagiye itamba kubwa Imana yacu ni dutabare. Imana irambwira ngo bariya nibo nagiriye neza, bamaze kugera neza baragenda baradamarara bagira gute, baribagirwa. Yego imigisha yabo ntibayibera amaso. Imana irambwira ngo abagabo batabaye maso, Imana ibaze kugira ngo Imana iguha akazi aho kugira ngo umusaruro ugere iwawe mu rugo kujyanye kuri maraya. Imana irambwira ngo biriya bishyimbo byagiye mu nzira bimwe bikandagirwa byabuze ubigarura mu murima. Hari ibishyimbo bigunduka didiye bikarenga umurima. Iyo ni imigisha. Urumva ukuntu abantu bafite imigisha, ariko iyo migisha Imana irambwira ngo iriya n'imigisha indaya zagiye zirya, iriya n'imigisha mbese baraye ha kugira ngo bigarura bijya mu murima, nibyo yarabwira ngo bijya mu nzu y'Imana cyangwa se ifashe n'abandi. Iyo migisha yose yagiye igikwirakwira. Imana uruyuzi urabona igihaza uko kiba kimeze, uruyuzi kugira ngo rurumbe rujya mu murima rwarumbye rujya muri yanzira narwo rugira gute, kuko uwo muntu ntiyabaye maso, yarahageze agira gute, aradamarara. Amaze kudamarara anyuranya n'ugushake, mbese yaradamaraye. Yajyaga asenga kabiri none ntagisenga na rimwe, yajyaga ajya mu materaniro ubu ntabwo akijyayo kubera yuko akazi kabaye kenshi, mbese weekend zaramuryohanye. Imana yacu ni dutabare bene da, ibintu ndabibabwiye kandi Imana irababaye, Imana irababaye, Imana irababaye. Ntabwo akazi Imana akabwa kugira ngo ujye kukanezererwamo, ujye kukaryoshyamo, ujye kumera neza uguge neza. Kujya ntabwo Imana yaguhaye urubyaro ngo uvuge ngo birarangiye, ntabwo Imana yaguhaye urugo yo kubakirwa umukobwa wawe cyangwa wa mubyeyi we kugira ngo ubone ko byarangiye. Oya, Imana yakubwiye ngo ukomeze ubere maso uyu mugisha yaguhaye kandi usenge uyegere. Imana urumva ko yampaye contraire y'abarumbije n'abahiriwe, ariko n'abahiriwe urumva yuko nabo bagize gute, bararangaye. Ntabwo bari gusura imirima yabo. Yego uracuruza wicaye mu iduka, yego uracuruza wicaye Matewusi, yego uracuruza wicaye mu matsenkayori, yego uracuruza wicaye mu alimentation, ariko se umugisha uri kubera amaso. Aho ntabwo umwanzi ari kugenda awufataho. Ube maso nawe urebe neza kugira ngo Uwiteka nyiringa Imana ishobora byose yongeregere gute uramugisha wongere ugaruke. Kandi rani nuramugisha nabonaga ari ibishyimbo byiza, ubanzure mu bucuruzi uri mucuruzi ubwe ngo ariko nubwo Uwiteka yampiriye aho nta birimo kwangirika, nubwo Uwiteka yampiriye mu kazi aho ngaho ntabwo ndi kwaye umushahara, nubwo Uwiteka yampiriye mu rubyaro aho sindi kwirara, nubwo Uwiteka yampiriye ubanza wikontorora urebe koko kugifitanye ubusabane n'Imana. Imana yacu ni dutabare. Etalawiebo heyalawi rebere vokiresi yamambo la labito terebere vokiresire. Imana yacu ni dutabare, Imana yacu ni tugirire neza, Imana yacu ni twirengere. Imana ishimwe cyane, Imana yo mu ijuru yongera kunyereka Imana ishimwe cyane. Nukuri ndagira ngo mbabwire ngo abantu bubatse ingo, abantu mwagira umuntu n'Imana mugahabwa amasezerano y'ubukwe, Imana ikabakorera ubukwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Eya la wirebo Christian desira birefome siri. Yesu nashimwe. Imana yanyiratse impeta ebyiri, impeta y'umugabo n'umugore byaraguye iki ingese bitacyambarwa. Imana irambira ngo umbaze uwo mugabo, ese impeta ngo wayishyize he? Rere talawi ebota kuwa labito teje zirebere fome siri. Imana irambira ngo izo mpeta mwazishyize he ko zaguye ingese mutazishyira ku maboko yanyu? Mbese Imana iravuga ngo mbese izi mpeta niyo yababwiye ngo muzikuremo. Imana yacu niba tabare. Imana irambira ngo mbaze abagabo ngo mbese ko wakuyemo impeta ko ari kugira ngo bigende bite? Imana irambira ngo wa mugore ko wakuyemo impeta ko ari kugira ngo bigende bite? Imana irambira ngo abantu bageze ngo kwirwanirira. Imana irambira ngo uwabambitse iyo mpeta araje. Imana irambira ngo niyo mpamvu ingo zo muri imisi nyinshi zabuze amahoro, zidagifite icyerekezo. Imana irambira ngo banyuranyije n'ubushake bw'Imana. Imana irambira ngo mbese kira kimenyetso ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu mbabaze, cyangwa ni ikimenyetso mwahawe n'Imana? Ese ni ikimenyetso umuntu yakwihereye ubwe cyangwa ni ikimenyetso ijuru ryagize gute ryatanze? Imana irambira ngo wongere wisuzume urebe bwa busabane wagiranaga n'Imana mu rugo rwawe, bya bihe mwagiranaga mu rugo rwawe n'umugore wawe, bya bihe wagiranaga n'umugabo wawe mu rugo mama. Ndagira ngo nkubwire ngo wongere urebe niba Satani yarabarashe umwambi, mwongere musubiremo. Si kugira ngo abantu banze baze mu rugo rwanyu, oya, ntago ari ngombwa rwose. Imana yacu ni dutabare. Yandahiro warahiraga wicaye ku ruhimbi, iyo niyo ndahiro Uwiteka amanukiyemo. Izo meta zagiye ziguruhumbe, zagiye zizana ingese. Imana yambwiye ngo izo meta ije kuzikubaza ahantu wazishyize, kandi Uwiteka naza Imana yambwiye ngo arabizakenyuza nyeza abandi. Yego ukanuye amaso bikurangirane
Imana ishimwe. Imana yamwenguje kurejeza rebere fokiresi y'amando irimanukiye ubwayo. Imana yacu ni dutabare. Uwiteka nahagwa icyubahiro. Imana yambwiye ngo mpugure aba bantu kugira ngo mwumvire Uwiteka, mubanze murebe ese kuki mwanyuranyije n'ubushake bw'Imana. Imana irabwira ngo ntacyo bitwaye kubera yuko Uwiteka yiyiziye. Imana yacu ni dutabare. Abandi ni abantu n'ukuri. Didier, uzi kubona abantu bakomeye bo muri iyi si baba mu mazu y'ibitabashwa bameze neza, baba mu mazu agira ati 3 cyangwa 4, baba ahantu heza bitangaje, ariko wareba mu isi y'umwuka wera ugasanga baba mu manegeka. Ari amanegeka muzahirirwa bagira gutara amanegeka bavuga ati ari manegeka ashyira abaturage mu nyuze mu kaga. Imana yamwe guje gukura abantu mu manegeka. Yego Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yaratala wirebo Jesus sera birevokire skiamando rabitotere berevokire sire. Imana yambwiye ngo ije kugira gute? Ije gukura abantu mu manegeka Didi. Ije kugira gute? Gukura abantu mu manegeka. Inzu mu manegeka Uwiteka yamwe ngo aje kuzisenya zose. Kabisa. Imana ishimwe. Ndagira nkubwire ngo wowe witwa ngo ukomeye hano ngo muri iyi si ngo murakomeye. Nibyo koko hari amazina y'abantu bamwe na bamwe mwanditse, ariko se ni hano mwisi. Ariko imbere y'Imana iri hejuru ya byose uri mu manegeka. Imana yamwe ngo izo nzu igiye kuzana gatriplane y'ijuru isenya igisi isenya yo mazu uko bubatse kurejeza rebere fomesire bubatse mu manegeka. Imana irambira ngo mbese kubatse mu manegeka iyi mvura igiye kugwa y'amahindu izagusiga, iyi mvura igiye kugwa iteye ubwoba izagusiga. Imana irambira ngo warebye ukava mu nzu z'ibitabashwa zo mwisi ukareba inzu y'umutima ukareba niba Imana ishobora byose, niba Imana ikikubona, niba Imana ikikwishimira, ubanze urebe okay mwisi ni sawa Didier, mwisi ni sawa rwose, ni ibintu ugomba guhaba, ariko se ibi bintu byo mwisi Imana yaguhaye ese nijuru murahamanijwe? Ese ubwami bw'Imana buri muri wowe? Rere talawi ebota kuwara bitoteje zirebere fokire sire. Imana yacu yarabaye cyane. Imana yambwiye ngo ije kugira gute? Ije kurimburiza inzu zose ziri mu manegeka. Imana yambwiye ngo mugiye kujya mubona ibimenyetso, muvuge ko se ngo nuriye Imana yambwiye ngo iraje ntacyo irebye ko. Imana ishimwe. Imana yacu ni dutabare. Ndagira ngo mbabwire ngo bene data shuti z'umusaraba mwakwihanganye mugashaka ubwami bw'Imana ko aribwo buzagira gute, ko aribwo muzagororerwa. Imana ko yatubwiye ngo nukuri yaravuze ngo abashakana Imana umwete niba bazagira gute, nibo bazayibona. Ndagira nkubwire ngo ubanze urebe ese inzu yawe akanya yubatse mu manegeka, ubanze urebe niba inzu yawe yubatse mu manegeka, kandi murabizi neza kuko ibyisi byamaze kubatwara, ibyisi byamaze kubajyana. Ndagira ngo mbabwire ngo baramubona ngo ibyaba marenga bakomeye n'ibiri muri iyi si rwose pe. Ndagira nkubwire ngo mwene da byumba barira urebe uwe utinde mu isi y'umwuka wera. Mu isi y'umwuka wera niho hari ibintu byose, mu isi y'umwuka wera niho hari gukorerwa ibintu bitangaje. Wambabura ukareba mu isi y'umwuka wera mama, warebye mu isi y'umwuka wera wa musore wa mukobwa we, mwarebye mu isi y'umwuka wera ko umutinda ko ereweje zirebere fomesire. Mu isi y'umwuka wera byaho nibigenda neza, no mu isi y'umubiri bizagenda neza. Imana yacu ni ihabwa icyubahiro. Mwibanze iby'umubiri ahubwo ni mubanze iby'umwuka wera, kuko iby'umubiri wibanje ni igihenomu, ariko ibanje iby'umwuka wera haleluya ubugingo n'icyubahiro no kugirirwa neza n'Imana biba biri kumwe namwe. Imana yacu ni ihabwa icyubahiro. Nizo message nabahaga Uwiteka bahire bene data. Imana ikomeze ibane namwe, nukuri mujye mwumvira Imana, kandi nimwumvira Imana Imana izabagirira neza. Ndagira nkubwire aka kanya nkubwire ngo nubwo isezerano ryo gutambutsa arakomeye, nubwo urimo rona uca mu nzira z'ibizigu, ariko Uwiteka agize gute araje. Nubwo wabaye nkuko Dawidi yagiye kubaza Samuel, nubwo nawe wenda uri muri iyo situation uri kubaza ngo mbese Imana wavuganye nanjye, ariko Imana ngo niyo wavuganye nawe ngo Saul ahanurira Dawidi yambaye ubusa, ngo namubwira ngo rega Samuel erega Dawidi uzaba umwami. Imana ishimwe, erega nawe Imana iza kugira neza. Imana ijya gukoresha abanzi bawe. Imana ishimwe. Ntabwo rwandiko banditse ku buzima bwawe ruzagira icyo rukora. Nukuri Imana yarutesheje agaciro mu izina rya Yesu. Isezerano mu cy'isezerano rikora rica hakomera gaca muri ko mari Uwiteka ririndana n'uwo yarivuganye akarisoza mu gihe cyaryo cyagenwe. Imana yacu ibaho umugisha. Urakoze cyane Kararisa, Imana iguhe umugisha. Hari abantu bumvise ijambo ry'Imana ryururutse imitima kandi bumva ko bagomba kuba bagukenera ko bakubaza ukabasengera bakaguha ibyifuzo, wabaha nimero ya telefone. Imana ishimwe. Nimero yanjye ya telefone ni 0780 63 76 37. Urakoze cyane bakunzi b'Umusaraba TV. Mwamuhamagara, mwamugisha inama, yabasengera, yabaha impuguro. Ni umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha kandi nawe Kararisa Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Amen.